uwo munsi azaba ari umunsi udasanzwe kandi ukubiyemo ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba, aho Imana Nyagasani izakusanyiriza abantu bose hamwe mu mbuga ngari cyane, kuva ku muntu wa mbere waremwe ari we Adamu kugeza ku wa nyuma waremwe, bagiye kubarirwa ibikorwa byose bakoze hano ku isi mu gihe bagihumekaga. Komeza ubane natwe tukugezeho icyegeranyo twabakoreye kivuga kuri uwo munsi n'ibizawubamo ku buryo burambuye. Niba uri mushya hano ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nyigisho zitandukanye, kandi mu rwego rwo kudushyigikira birahagije gukanda like kuri iyi video ubundi tugakomeza. Kimwe mu bisingizo bya Nyagasani ni jamaa nas, bisobanuye uzakusanya abantu ku munsi w'ibarura. Ku munsi w'imperuka impande zavuzwa, abari mu birere no mu isi bazagwa igihumure bapfe bose, uretse uwo Nyagasani azashaka, ubundi izuba rizime n'inyenyeri zizime, ahantu hose haba umwijima gusa. Hanyuma impanda yongera ivuzwe bwa kabiri, Nyagasani atanga itegeko ko abantu bose bazuka, maze imvura yo mu kirere igwe ku isi iminsi 40, ariko ibice by'imibiri y'abantu bigenda byegerana, ubundi abantu basubirana inyama z'imibiri yabo. Ubundi malayika ushinzwe kuvuza impanda akomeze ayivuze, ari nako roho ziri mu isi no mu kirere zigenda zisubira mu mibiri ya ba nyirazo gahoro gahoro, nk'uko uburozi bugenda bukwira mu mubiri w'umuntu gahoro gahoro. Ubundi abantu bose uko bakabaye batonda imirongo bategereje kubarurirwa ibikorwa bakoze byose hano ku isi bihishe cyangwa se bari ku mugaragaro, kuva ku muntu wa mbere kugeza ku muntu wa nyuma. Bose bazakusanyirizwa ahantu hamwe. Muri icyo gihe isi izahinduka ukundi kuntu, imisozi yo izahinduka nk'umucanga, aho iyo mbuga izaba iringaniye hose ku buryo nta mwobo cyangwa umugunguzi uzahaboneka. Muri icyo gihe abantu bazaba bambaye ibirenge bagana aho bazakorerwa ibarura. Kubera ubwoba no gutinya cyane bizaba birangwa ku bantu, kuri uwo munsi nta muntu n'umwe uzaba afite imbaraga zo kureba mu maso ya mugenzi we, aho tubona mu gitabo gitagatifu ko n'abantu bazaba bafitanye amasano ya hafi bazaba bari guhungana, aho umuntu azahunga umuvandimwe we, agahunga umufasha we, ndetse agahunga n'umwana we. Muri icyo gihe gitinyitse izuba rizatwika umuntu rimugire nk'amakara kubera ubushyuhe bukabije. Mu by'ukuri uwo munsi azaba ari umunsi udasanzwe. Umukobwa w'intumwa y'Imana witwaga Fatima Zahra, Imana imwishimire, yabajije se ati, data, ese ku munsi w'imperuka abantu bazaba bameze gute? Aramusubiza ati, kuri uwo munsi buri muntu wese azaba yihugiyeho ubwe, nta mubyeyi uzaba yitaye ku mwana we, kandi nta n'umwana uzaba witaye kuri nyina. Arongera aramubaza ati, ese igihe abantu bazaba basohotse mu mva zabo bazaba bambaye bya bitambaro by'umweru babambitse babashyingura? Intumwa y'Imana iramusubiza iti, yewe Fatima, ibyo bitambaro bizaba byaraboze byarashize kandi bazaba bambaye ubusa buri, ariko ubwambure bw'abemeramana buzaba butwikiriwe, ariko ubwambure bw'abahakanyi buzaba bugaragara buri hanze. Kuri uwo munsi kandi hari abantu bazazuka ari impumyi, aho umwe muri bo azabaza Imana ati, ese Mana, ko unzuye ndi impumyi kandi nyiri ku isi narabonaga? Imana izahita imusubiza iti, nk'uko nawe waziwe n'ibimenyetso byanjye ku isi ukabyibagirwa, nawe uyu munsi uribagirana. Kuri uwo munsi kandi indimi, amaboko, amaguru bizashinja ba nyirabyo ibyo bajyaga bakora ku isi, kandi nta kintu na kimwe bizahisha Imana Nyagasani. Ndetse tubona muri riwaya ko kuri uwo munsi Nyagasani azibutsa buri muntu ibikorwa yakoze byose kugeza ubwo umuntu azaba ameze nk'umaze kubikora ako kanya. Uwo munsi azaba ari umunsi utandukanye n'indi minsi cyane. Izuba rizatanga ubuhamya ku byo ryabonye byose, ndetse n'ijoro ritanga ubuhamya ku byo ryabonye byose. Na ba bandi bashidikanya ku bushobozi n'ubuhambare bwa Nyagasani, aho bakundaga kuvuga bati, ese amagufa yaboze y'abantu bapfuye akaba nk'umucanga, ninde washobora kongera kuyateranya akaba mazima? Kuri uwo munsi nibamara kubona uburyo abantu bose bazazukira icyarimwe, bazavuga bati, ese aho twari turyamye ninde wahadukuye akatuzura? Ese aho twari turyamye ninde wahadukuye akatuzura? Mu by'ukuri kuri uwo munsi buri muntu azasobanukirwa ukuri, ariko se bizaba bimumariye iki? Uwanze kwemera ukuri akiri hano ku isi, kuri uwo munsi kumenya ukuri kuri we ntacyo bizaba bimumariye na kimwe. Maze ubwo Imana Nyagasani itangire kubarira abantu ibikorwa bakoze bakiri ku isi.
buri wese wakoze igikorwa cyiza kingana n'ururo azakibona, kandi na wa wundi wakoze icyaha kingana n'ururo azakibona. Kuri uwo munsi kandi ubutunzi n'urubyaro nta kintu na kimwe bizafasha nyirabyo, uretse ba bandi bagannye inzira ya Nyagasani n'umutima ukeye. Ku munsi w'imperuka izuba rizamanuka cyane ubundi ryegera abantu, maze icyo gihe abantu bahure n'ibizazana bikomeye cyane, kandi bazaba batitira cyane bataye umutwe mu gihe bategereje ko ibarura ryabo rigera. Buri muntu azaba ashakisha uwamutabara ayo makuba. Nibwo abantu bazajya ku ntumwa y'Imana Adamu, Imana imwishimire, ngo abakorere ubuvugizi kuri Nyagasani. Maze intumwa y'Imana Adamu abibutse igikorwa yakoze cyo kurya imbuto atabiherewe uburenganzira na Nyagasani. Ubundi abohereze ku ntumwa y'Imana Nuh, Imana imwishimire. Intumwa y'Imana Nuh nawe azabohereza ku ntumwa y'Imana Ibrahim, Imana imwishimire. Intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam nawe aboherereze ku ntumwa y'Imana Musa alayhi salam. Intumwa y'Imana Musa nawe abohereze ku ntumwa y'Imana Isa ariwe Yesu, Imana imwishimire. Intumwa y'Imana Yesu nawe abohereze ku ntumwa iruta izindi zose ariyo ntumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Maze intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, ihite yubama hasi ku butaka, ubundi itagatifuze Imana Nyagasani ikoresheje ibisingizo byiza cyane. Maze Imana Nyagasani imubwira iti: yewe Muhammad, ubura umutwe wawe, ubusabe bwawe burakirwa. Sabira abo ushaka, ubusabe bwawe burasubizwa nta kabuza. Maze aho muri iyo mbuga ngari hazaba hateraniye abantu benshi, ibarura ritangire ku bantu, aho tubora muri hadithi ko iryo barura rizamara hagati y'umwaka umwe kugeza ku myaka 50,000. Maze hashingwe urubanza rw'ubutabera, aho buri wese azagenda abazwa buri kintu yagiye akora nyuma yo guhabwa igitabo cy'ibikorwa bye byose yakoze hano ku isi. Igitabo gitagatifu QUR'AN kiragira giti: buri tsinda rizahamagazwa riyobowe n'uwo ryayobokaga hano ku isi. Buri wese azahabwa igitabo cy'ibikorwa bye mu kuboko kw'ibumoso, maze agisome nta kantu na kamwe asimbutse. Igitabo gitagatifu QUR'AN gikomeza kivuga kiti: kuri uwo munsi w'ibarura buri wese igitabo cye cyanditswemo ibikorwa byiza n'ibibi bye kizafungurwa imbere ye, maze abwirwe ati: soma igitabo cy'ibikorwa byawe. Uyu munsi ni wowe ubwawe ugomba kwicira urubanza. Igitabo cy'abakoze ibyiza bazagihabwa mu kuboko kw'iburyo, maze mu byishimo byinshi babwire abazaba babegereye bati: nimurebe igitabo cy'ibikorwa byanjye. Ukubarirwa kwabo bizaba byoroshye cyane, maze bahembwe kujya mu ijuru ryuzuyemo imbuto z'ubwoko butandukanye, maze babeyo ubuziraherezo mu buzima buryoshye cyane. Naho babandi bazahabwa igitabo cy'ibikorwa byabo mu kuboko kw'ibumoso, maze bazavuga bati: Mana we, iki gitabo cy'ibikorwa ni bwoko ki koko? Buri kintu cyose nakoze, kabone nubwo cyaba ari gito cyane, cyaranditswe. Iyaba byashobokaga ko iki gitabo cy'ibikorwa byanjye batari kukimpa, sinakibone rwose mu maso yanjye. Iyaba byari gushoboka ko nyuma y'urupfu rwanjye ibintu byose byari kuba birangiye nta nkurikizi. Maze nyuma yuko ibarura ry'ibikorwa ku bantu bose rirangiye, hejuru y'umuriro utazima wa Jahannam hazahita hikora ikiraro kijya mu ijuru. Bamwe mu bantu bashyirwe muri uwo muriro wa Jahannam, ndetse n'ikindi gice cy'abantu gishyirwe mu ijuru. Intumwa y'Imana Muhammad, Imana imwishimire, avuga ku bijyanye n'uwo munsi uko bizaba bimeze muri icyo gihe agira ati: abantu bazaca kuri icyo kiraro bwa mbere bazajya mu ijuru, bazanyuraho bihuta nk'umurabyo, abandi bahanyure ku muvuduko w'umuyaga, abandi bahanyure ku muvuduko w'inyoni ziguruka, abandi bahanyure ku muvuduko nk'uwo kwiruka. Ibikorwa by'umuntu nibyo bizagena umuvuduko umuntu azakoresha anyura kuri icyo kiraro kijya mu ijuru. Mana Nyagasani, turagusabye ngo ku munsi w'ibarura ibitabo by'ibikorwa by'abemeramana bose uzabibahe mu kuboko kwabo kw'iburyo, kandi ubinjize mu ijuru. Ilahi amin ya rabbal alamin. Turagushimiye cyane kuba warebye iyi video ukayigeza ku musozo. Nimba wifuza kumenya uko bigenda iyo umuntu amaze gupfa, n'ibyo ahura nabyo muri uwo mwanya, ndetse n'uburyo marayika mukuramo roho ye, nakugira inama yo kureba iyi video twabateguriye iri imbere yawe. Ndakwizeza ko
hari ubumenyi utaruzi iza kukongerera kandi bw'ingirakamaro. Nyagasani akomeze kubarinda.